Yesu nashimwe bakunzi bahise avuge neza official nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wanjye kwimpaye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere duhugurane, twongere twibukiranye intego y'urugendo, abari bananiwe, abari barimo bagenda bacika intege, twongere tubwirane zaburi n'ibimbano by'umwuka kugira ngo dukomezanye, tubashe gukomeza urugendo tugwisha imbaraga kandi dufite ibyiringiro ko tuzagerayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, ndakunezerewe uyu munsi, gushimiye ineza n'urukundo ugirira abantu bawe, gushimiye imbabazi n'ubuntu bitarondoreka utugirira umunsi ku wundi, uburinzi bwawe butubaho tukaba amahoro, ibiduhiga bikadushaka ntibitubone, Satani ushaka kutwicira umumaro yadushaka ntatubone kubw'uburinzi bwawe. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera duhana umugisha njye na bene data tugiye kumvira ijambo, Mwuka Wera ariyobore, arisobanure, ajye inama kandi atanga imbaraga ku bantu bananiriwe muri iyi nzira, akomeze imitima yihebye, ahumurize ababuze ibyiringiro, nuko abantu bawe bongere kunywera kuri iri soko ndetse kuri iri riba kandi banywa amazi mazima afutse yo kubakomeza. Ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana hanyuma turiganireho, twongere twibukiranye mu izina rya Yesu. Turasoma mu rwandiko rwa Yakobo, turasoma ibice byaho 5 umurongo wa 7 n'uwa 8 honyine. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo kwihangana kuzana kunesha. Imana ishimwe. Aravuga ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana, ntabwo dusomye imirongo miremire, dusomye ijambo umuntu wese yabasha kugira icyo akuramo mu mwanya wawe mutoya ugira, ubaye wisanze ugeze kuri uyu murongo ukaba usanze tugiye kuganira kuri iri jambo, nawe wabasha kugira icyo ukuramo. Imana ishimwe. Nuko Yakobo abivuga muri aya magambo ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Ngo nk'uko umuhinzi ategereza yihanganye, agategereza imvura y'umuhindo n'iyitumba, agatera imbuto ze adategereje ko ararasaruye cyangwa ararabonye ibiva mu mvune yagize arimo ahinga, ahubwo akihangana akavuga ngo iyi mbuto nsohoye nkaba nyishyize mu butaka, nubwo ntazi ikizazamukana, ariko akumva afite ibyiringiro ko hirya y'ibihe, hirya y'igihe azabona umusaruro w'imbuto yatabitse. Imana ishimwe. Rero ijambo riratubwiye ngo bene data bagabo, bene data bagore, rubyiruko muri iyi minsi, abamenye Imana, abamenye umwami Yesu Kristo, ngo mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Ibintu bitumye abantu batihangana bibaye byinshi, ibintu bitumye abantu bananirwa muri iyi nzira, ibyo bari barizeye bagatangira kubivamo ni byinshi. Ibibazo by'ubuzima birimo kugenda byiyongera, uburyo imibereho igenda ihenda biratuma abantu bananirwa, uburyo abantu bagenda bahura n'ibisharira n'ibirushya muri iyi nzira biratuma barushaho kunanirwa. Ariko ijambo riravuze ngo mwihangane, haleluya, mugeze aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu yihangana wenda ari ku wa mbere kuko yahawe n'undi muntu isezerano ko ku cyumweru mu minsi 7 gusa hari icyo azamukorera, hari icyo azamuha, hari ukuntu azamuremera, hari icyo azamuhereza cyamufasha muri ubu buzima, akihangana agategereza iyo minsi 7
yashira akabona wenda wa muntu asohoje icyo yari yamubwiye, cyangwa se aranamutengushye kuko ari umuntu nawe akaza akamubwira ngo byanze. Ariko iri jambo ntabwo riduhaye iminsi runaka tugomba kwihanganamo, ntabwo ritubwiye ngo twihangane mu gitondo izuba niriba ryinshi tubireke, ntabwo ijambo ritubwiye ngo twihangane ku zuba ngo imvura nigwa tuzarekeraho kwihangana, ntabwo ijambo rivuze ngo twihangane mu gihe cy'amahoro twumve dutuje ari uko amahoro ahari, ibyago nibiza turekeraho. Oya, ngo bene data, haleluya, mwihangane kandi kwihangana kwanyu kugeza aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Rero duhawe ikigereranyo ku muhinzi. Umuhinzi yahinga ntabwo abazi ngo mu butaka aho nshyize imbuto, wenda niba ari ibishyimbo arimo guhinga agafata imbuto agatabika, ntabwo abazi ngo ibi bishyimbo nshyize mu butaka wenda ikiro kimwe kizavamo 210. Ni nk'ikigereranyo, aravuga ati ndahinze uko biri kose nzeza, agafumbira akavuga ngo reka ntegereze imvura izagwa, ibihe bizagenda bisimburana, ubu buhinzi bwanjye buzangeza ku musaruro. Akagira uko kwihangana kujyanye no kwizera ko hari icyo azunguka nyuma y'igihe. Imana ishimwe. Umuhinzi ngo ategereze imvura y'umuhindo n'iyitumba, akabigirira kwizera no kwihangana atunga muri we. Imana imwitegereje yasanze uwo muntu ibintu akora birimo kwihangana, birimo kwizera, birimo kugira intumbero y'ahazaza, akabona hari ikintu gihari. Rero Imana imutugereraniriza twebwe abizera kugira ngo natwe tumurebereho, ngo twihangane kandi tugeze aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Umuntu yihangana byagenze bite? Umuntu akwiye kwihanganira iki? Iyo umuntu ari mu bihe byiza, bijya kuba byiza, abona aguwe neza, abona ari mu gihe cy'amahoro, ahari ababona ibintu nk'ibi bitamureba, aba yumva se ndihanganira iki? Ngenda abona byose ari byiza. Ariko kuko igihe gishyira ikindi gihe, kuko umunsi wa mbere umeze atari kuwa kabiri umera, uwizera wese abwirwa ngo yihangane kandi kwihangana kwe ntikugarukire ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo ageze, haleluya, aho umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Tubona ikigereranyo cyangwa icyitegererezo ku batubanjirije. Umugaragu w'Imana Nowa abwirwa kubaza inkuge, yayibajije atangira nibwira ko buri atarazi ko azamara imyaka 120 arimo kubaza inkuge. Yumvaga azabikora mu gihe gito, imvura ikagwa akugamishwa we n'abo umuryango we cyangwa n'abazamufasha mu gihe gito. Ariko imyaka irashira 5, 10, 20, hari abinjiranye nawe mu gikorwa bamufasha kubaza inkuge. Imyaka 5 ishize baravuga bati ntawe wabivamo, 10 ishize abandi bavamo, abandi baravuga bati reka twihangane, ahari wenda imyaka izaba 15, barakora baramufasha, 15 ishize bumva bararambiwe babivamo. Abandi babonye abandi bagiye baravuga bati natwe twakabaye tugiye, ariko reka turindire, ahari wenda yaba ari imyaka 20 imvura ikagwa, reka dukomeze. 20 igeze nabo baragenda, 50, 70, 80, kugeza ku myaka 120. Umugaragu w'Imana Nowa yarakihanganiye gutegereza icyo yavuganye n'Imana. Ntabwo yageze wavuge ngo ahari nubwo ari nge wumvishijwe, nubwo ari nge wumvise Imana ivugana nanjye, nkabikangurira abandi ngo nimuze mufashe imvura izagwa, ubwo bari kurambirwa nanjye reka mbireke. Oya, Nowa yakomeje isezerano, yakomeje kurinda icyo yumvise Imana ivugana nawe, ngo nuko rero nawe ihangane ugeze umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Ihangane mu kibazo ufite, ihangane muri ubwo burwayi. Oya witandukira nguvuge ngo ahari gutegereza Imana biranze, najya kuraguza akabari bwo bikunda. Oya, ihangane kugeza umwami Yesu azazira. Imana ishimwe. Ushobora kuvuga uti ahari n'urubyaro mbuze, imyaka ibaye 5, ibaye 7, ndabona iby'Imana mbirambiwe, ndabona gutegereza Imana bidakunda, ndabona gukomeza gusenga bitakunda, ni mu ndangiraho umupfu bukomeye ari, ukumva nizo nzira ugiye kunyuramo. Ariko ihangane. Uyu munsi twibukijwe n'iri jambo byavuzwe na Yakobo
wihangane wa mubyeyi we ugeza umwami Yesu azazira, ngo nk'uko umuhinzi yihangana agategereza imvura y'umuhindo n'iyitumba agwije kwihangana. Imana ishimwe. Ibigerageza n'ibirusha abagenzi ni byinshi muri iyi nzira. Ibintu byatuma utihangana birahari, biraboneka, biranakugose impande zose, birahari, biragwiriye, birakubyiganaho ukabona biranze. Ariko iri jambo uyu munsi nuryumva mu matwi yawe, wongera uvuge ngo ni njye Imana ivuganye nanjye, ngo nihangane geza umwami Yesu azazira. Ushobora kurambirwa kuwa gatatu nyamara yari buze kuwa gatanu. Ushobora kurambirwa kuwa gatanu wari butabarwe ku cyumweru. Yaza agasanga wamaze kwijandika, uyaza agasanga wamaze guhindana. Ariko ihangane ugeza aho umwami Yesu azazira. Nkuko umuhinzi yihangana atazi ngo uzagusha imvura azayigusha ryari, ariko akabitegereza yihanganye kandi afite ibyiringiro ko niyihangana imvura izagwa keza. Nawe ngo ihangane ugeza aho umwami Yesu azazira, kuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri bugufi, kandi kuko gutabarwa kwawe niba wihanganye kutari kera, kudatinze, kudacerewe, ahubwo kuzabaho. Ariko se kuzasanga Imana niza kureba aho yagusize, hahandi wari uri kuyihamagarira, hahandi wayibwiriye ibyifuzo, hahandi wamaze igihe usengera, izasanga ukibibamo? Ese izasanga ukigira umutima wo kumva ushaka kuyegera, cyangwa ugeze mu gihe cyo gutuka Imana, cyangwa ugeze mu gihe cyo kuyisuzugura no kuyisuzuguza, cyangwa ugeze mu gihe cyo kuvuga ko itariho, itabaho, cyangwa ugeze mu gihe cyo kuvuga ko Imana idashoboye? Ariko iri jambo riragukebuye, rirakugaruye, ngongera wihangane, kandi kwihangana kwawe nikubarira iminsi ku ntoki, ahubwo ugeze aho umwami Yesu azazira. Haleluya. Bana ishimwe, bantu murimo mugeragezwa, bantu mufite intambara, bantu mufite ibibarusha n'ibibariza yatuma urara udasinziriye, ongera wihangane ugeze aho umwami Yesu azazira. Shambo ryarambwiye ngo abantu bihanganye Imana ibita abanyehirwe, Imana ibita abazaragwa umugisha kuko bihanganye. Imana ishimwe. Niwihangana Imana izakugwiriza amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro azagusanga mu gihe urimo. Ntabwo ayo mahoro azaza kuko uri mu bisubizo, ahubwo ayo mahoro azagwira tembe nk'uruzi mu mutima wawe, kandi intambara zigihari. Umuririmbyi ari nararirimbye avuga ngo suko amarira yashize, kandi suko ibibazo birangiye, ngo ahubwo n'umutima unyuzwe. Uyu mutima unyuzwe ni wawe utunga utihangana. Uyu mutima unyuzwe ni wawe utunga udatumbiriye Imana ngo uyinambeho. Ariko ihangane ugeze aho umwami Yesu azazira. Mu burwayi bwawe ihangane ugeze aho umwami Yesu ari buzire akagukoraho. Ihangane muri ubwo bugumba ugeze aho umwami Yesu azazira. Ihangane muri ubwo bushomeri ugeze aho umwami Yesu azazira. Ihangane muri uko kwangwa n'abantu ugeze aho umwami Yesu azazira. Ihangane ugeze aho umwami Yesu azazira, nkuko umuhinzi yihangana. Amina, amina. Agategereza kwimvura izagwa, atazi ngo ninde uyigusha, atazi ngo ninde ndibubwire ngo gusha imvura nahinze, ariko akihangana kandi akizera. Nawe ihangane. Amen. Byashoboka kugeragejwe koko, byashoboka kuriza igihe kirekire, byashoboka kusenza igihe, ariko ukabona bimeze nk'ibitinze. Ariko iri jambo rirongera kubwiye ngo ihangane, kandi kwihangana kwawe ntukubarire iminsi, ahubwo ugeze aho umwami Yesu azazira, kuko kuza k'umwami kuri bugufi. Kandi nukuri azagusanga, asanga barihanganye, azakugororera, azakugabira, azagukora ku maso aguhoze, akubwire ngo ninjye unyuranye ibihe, ninjye uhoza abantu bariraga. Imana ishimwe. Ihangane ugeze aho umwami Yesu azazira, kandi kwihangana kwawe kuzagutera kunesha. Kwihangana gutera ibyiringiro, ngo kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni, bene ibyo
byiringiro ntabwo bimwaza umuntu bifite. Ihangane nawe ugeza umwami Yesu azazira. Niba ari umubiri ukubabaza, ihangane uvuge ngo nubwo mbabaye, nubwo ndushwa, nubwo ndira, nubwo ntaka, ariko n'umwami Yesu ndindiriye kandi abazazira azampanagura amarira. Imana ishimwe. Byashoboka ko uri murizwa n'ubupfubyi uvuga ngo nukubera iki byabayeho, ariko iri jambo rirakubwiye ngo ngira wihangane ugeze aho umwami Yesu azazira, kuko we ni se w'imfubyi, n'umuhoza w'abarira, n'inkomezi kuba mufite, n'ibyiringiro, atanga amahoro y'umutima, kandi amahoro atunga akayaha abantu be, n'amahoro atuma abantu baba mu bihe bakomeye. Imana ishimwe. Haleluya. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo wiringira Imana, ngo umuntu yiringira ngo ntabura amahoro meza adashira, ngo kandi nutayata ntabwo wayakurwaho. Ihangane rero ugeza umwami Yesu azazira. Muri icyo kigeragezo ufite, ndumva mbikwibukije, mbwirwa n'umwuka w'Imana kukwibutsa ngo ihangane ugeza umwami Yesu azazira. Ntabwo wihangane kugeza so wanyaje, ntabwo wihangane kugeza nyokoroma hageze. Woya, we yagutenguha, we yahura na mbutiyaje mu muhanda, we yasubira atakugezeho. Ntabwo wihangana kugeza aho nyogosenge aziye kugira ngo agikemure, ntabwo wihangana kugeza aho umugabo aje cyangwa fiance. Oya, ihangane. Haleluya. ugeze aho umwami Yesu azazira, nkuko umuhinzi yihangana agategereza imvura y'itumba n'iy'umuhindo, nuko akabyizera ko imvura nigwa azahinga keza, ko azasarura, ko azatunda imiba anezerewe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo aba ari ugutegereza umuntu warambirwa rwose. Nakubwira ko nanjye arabona ategereje simbabone, wenda nkavuga ntitubivemo, ariko ijambo riravuze ngo tugeze aho umwami Yesu azazira, kandi kuza kwe kuri bugufi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nukuri abantu iyo biringiye abandi bantu bijya byanga, bijya bipfa, bijya bisaza, bijya bishira. Nyine ujya utegereza umuntu ukabona aragutengushye. Hari igihe rwose umuntu akwiringiza ibintu ukumva birafatika, niba ari fiance akakubwira ati ninjye, ejo ukabona birapfuye, bikanapfa wenda byamaze gutangarizwa abantu, byabwiwe umuryango se, cyangwa se byageze no ku munsi nyirizina. Ariko uwo ni umuntu ijambo riravuze ngo ihangane ugeze aho umwami Yesu, haleluya, azazira, nkuko umuhinzi yihangana agategereza imvura y'umuhindo n'iyitumba, nawe bariko wihangana. Imana ishimwe. Oya, wikwihangana nk'umuntu utegereje kumuturanyi ari uza kumufasha mu kibazo afite. Wikwihangana nk'umuntu utegereje ko ahari umunyembaraga runaka mu muryango w'iwanyu, muba mwiganye, muba mwakoranye, ari uri bukemura icyo. Ahubwo ihangane nk'umuntu utegereje ko umwami Yesu ndaza atazabisiga uko abisanze. Imana ishimwe. Ihangane rero. Kwihangana gutera kunesha, kwihangana gutera ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni umuntu ubifite. Imana ishimwe. Mu kibazo ufite, kibe gikora ku mubiri, kibe gikora mu bitekerezo byawe, kibe cyangiza amarangamutima ukabona urakomerewe, ongera wihangane, ongera ugire imbaraga nshya, ongera uvuge ngo noneho ndongeye, nibutse ko atari marume ntegereje we yantenguha, nibutse ko atari umuturanyi ntegereje, atari kanaka cyangwa kanaka, ahubwo ni Imana y'imbaraga nyinshi, kandi ni Imana y'ubushobozi bwinshi. Imana ishimwe. Ngaho rero ihangane, nanjye nihangane, dutegereze aho umwami Yesu azazira. Tugeze aho azazira, twere kugarukira mu nzira, kuko we naza ntabwo azagarukira mu nzira nk'umuntu, azakugeraho, kandi nakugeraho uzabona ubutabazi, uzabona uburengezi bwe. Imana ishimwe. Yesu naguha umugisha, we wankurikiye, we wifuje kubana nanjye, we wumvise iri jambo rikugira umumaro. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, uri mwiza kandi uri mwiza. Nkundira umuntu wese wumvise iri jambo, umwongerere kwizera, umwongere imbaraga, umwongere ubwenge, umwongerere ibyiringiro, kandi umuhe kwihangana mu kibazo icyo ari cyo cyose afite. Agutegereza agera aho uzazira. Ushimiye kunyumviye Mana, natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu nabaha umugisha.